yatsinze se. Aho Kagarara ntabwo njye nemeye gutsinda ntuza speed kwe. Ni inshuti yawe niyo mpamvu bivuze Kagarara yibeshya. Urumva Kagarara yibeshya. Imana yamwihereye tekinike ifite ukuntu yamuremye. Kagarara ntabwo yaruha. Kagarara na mva none ukumva ukuntu agerageza icyongereza ntabwo ari yo mother language. I mean icyongereza ntabwo ari rwo rurimi rwacu kavukire. Mureke tumushyigikire, mureke tumwereke amaboko, mureke kabisa. Kagarara yigeze gutera pompage 100. Kagarara watezinga hari 120 narazibaza. Urumva kumbi Kagarara yamanutse gutya afashe hasi. Usibye amaboko n'amano ibindi bisa nabyo nkaho ari kuko nta mwanya muremure uri hagati y'amaboko n'amaguru. Kagarara ni wa muntu wicara gutya agahita haguruka kuko ntago afite ikintu kiri busabe. Umwe mu banyarwanda bakomeje gukora amateka atarigeze akorwa n'undi muntu uwo ari we wese, ndetse abantu bamwe na bamwe batangiye gushidikanya ko ashobora kuba atari umunyarwanda. Amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Uwizeye Enoke, ariko abantu benshi bamenye nka Kagarara ku mbuga nkoranyambaga ze nyinshi zitandukanye, cyane cyane ku rubuga rwa TikTok. Uwizeyimana Enoke waje kumenyekana mu Rwanda nka Kagarara, ariko kuri ubu akaba asigaye yitwa Ashton Small. Abantu benshi batari bake bakomeza kwibaza ukuntu yabigenje kugira ngo yisange ari umusitari ku rwego rw'isi. Nge wumva banyita Ngabo Isonga ku isonga, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ikaze mu muryango w'inkuru z'ukuri kandi zicukumbuye. Niba utarakanze subscribe byaba byiza uyikanzeho maze ukanyemera nkakwinjiza mu kiganiro cyacu kuno. Ku bijyanye rero n'imbuga nkoranyambaga, ariko hari umuhungu bita Kagarara. Kagarara ngo byagenze bute? Yakoresheje imbuga nkoranyambaga neza. Munsi wamukobonye wanjye ijya tuvuga ibintu tuvuga neza. Ntarange yisiga gende abafana bazahurira bo kwakira Kagarara. Kagarara ngomba kujya kumwakira bose bizaba biri mu kiganiro muzatemo murushye. Oya Kagarara ngomba kuza kamubaza. Uzamfasha tujyane. Oya ndakora ikiganiro na Kagarara Desire na Shadadi bazagume mu kiganiro igihe cyose azatwe amarange twakigomyemo. Zisiga amarangi kubera Kagarara. Ibendera ry'u Rwanda yazamuye ngo kugira nanjye ndifite. Uyu niwe musitari wenyine dufite mu Rwanda ufite ubushobozi bwo kuvugisha ibyamamare bikomeye ku rwego rw'isi. Bamwe baribaza ati sabigenze ute, ati subundi ni irihe banga akoresha. Ni irihe banga akoresha bwo kuba yameshoninga Diamond Platnumz tuzi ku rwego rw'isi ikintu yakoze, maze ubundi akajya muri comment akamusubiza. Abandi nabo bakibaza bati ubundi ni irihe banga yakoresheje kugira ngo yisange ari Ashton Small muto. Nyuma yo guca mu buzima bugoye kandi butoroshye, benshi bamubona nk'igicibwa muri rubanda, bakamubwira ko ntacyo ari cyo kandi ntacyo azageraho. Aha niho yakuye imbaraga zo gukora cyane, ndetse biza kumuviramo amahirwe yo kuba yatangira kumenyana n'abasitari bakomeye ku rwego rw'isi. Wowe unyite Ngabo Isonga ku isonga, niba unkunda nanjye ndakwemera, nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira ukande subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi.